asa napfuje n'iki kigoryi ngo ni ndaye koko utajibasha no gufura imyenda y'Imana yanje koko kirayifura ariko wendaye wendaye ye faya nubundi babagiye he nari ndi kura ko phone yanjye yajya mu application ya TikTok buri gihe hano faya hano vuba faya tabuka ako sepa wabaye utengana ko ndaye nakubwiye iyi myenda yawe isa gutya ntabwo uzi kwifura umwana ungana utyo none sepa singana ko ajaba fatije ka ujya kuva mu sufuri reka ndamara cya application ya nuza ariko ya TikTok muri telefone aje ubundi nakubujije kujya mu matelefone fata genda uva mu mazi uzufura imyenda wihuta vuba kandi ntuzakurisha ako sepa wari sepa singana kiraho telefone ubundi wambaye imyenda ingana amasabune yarabuze hano gura isabune noya hano amazi urayishyurira oya none wambaye imyenda isa gutya kubera iki ko kimeze gusa none se niba nazi kujya ku genda uva kuva twakimukira hanga ntabwo nzahanira ibari ntabwo njyayo mamuka urabona agira umunwa kugeza ugenda urahinguka hariya kwa Yohana ntuhabona ugenda uca hepfo yaho urabona hepfo urahita ukata kwa Stefano urahita ubona iriba hepfo kandi ihute vuba ihute nushaka kureba ububaza kuko njyewe umaze kunkora mu bwonko ako sepa mva nkubaze wewe umaze iminsi ibiri uza wasinze nta kintu tumari na mama yagiye ku kazi yazindutse agenda saa 11 nawe uraje umuzindukirize ku nkoni ngo ninjye kuvoma ngo nzamese imyenda ubundi wewe wajya unayimesa wa mwana umaze kubyimba oya kujya mu nkono kwiheba ibyo kubishobora nyine urabona none se kujya ntabwo reka ngende reka ngende nakubwiye ngo ihute vuba none nihute se nihute busozi cyangwa bufiri ugize ngo iki none nsange nizere ko wagiye ariko nagiye aranzengereje kabisa nawe wazengereje abandi ngo ninjye kuvoma ubundi nzajya mvoma buri munsi ngo ninjye kuvoma ubundi njya mu rugo rubamo amazi nanjye ntabwo ngenzi n'ibyari by'ubungubu injerekani abona ubundi buyibashe asanze nibereye muri telefone ngiye gushyiraho tikitoki none ubundi ngo ninjye kuvoma nze nanameze ubundi utameshe ubundi nta n'ubwo abaho iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se se bebe wanjye ko twatandukanye mwana ngiye nagize amahirwe igeze nta mukunzi ufite ngayibaze yo Severant igera afite umukunzi agafaranga kakakiraho ngo nsohokana ngo iki niki ariko ngo kuba nimbere gutya nimbone akabungo ko kurya ni ibyo ngibyo no reka nyine ubwo we musohokana Marriott so uri ku rwego rwo kuba wasohokana umukobwa Marriott reka ndabizi He shot you. I don't want peace. I want problems always. Naha kwa Yohana nahambwiye ngwate kwa Yohana cyangwa ni hano hose ko ndebundi bohakata nese umuntu bundi bundanyura unyure kwa Yohana ngo mitenga undi nanyiza nese ko ndeza ngize mu mahuriro mana yanjye kandi anganka ndire bahazbiti nibara reka pfe kunyura hangaha ndebe ibyari byungu se ntabwo bundi bari bunkuremo iyo kote imbere mana yanjye What? Yeah. Okay, wait a moment. 1 minute. Let me 1 minute. Okay, no problem. Mwiriwe. Vite. Vitore. Nari nkubwiye utumye mva kuri phone ndi kuvuga n'umuntu w'ingenzi utangira umbwira ubusa. None se ko nari nkubwiye ngo wiriwe ngiye ukabumbwiye ngo nimbite nari kubita hehe. Siri kumva. Wiriwe nyine. Ndabibona ko wiriwe umva. Bari bambwiye ngo ninjye kuvoma n'ahantu wandagira hari robine. Ngo kase ngo kwa Yohana ukazamuka. Umva yese cikorona kino sobona hari je nambaye irangira abantu kuvoma. Ndabizi ko utari icyapa ariko wanandangira. Urangira he? Washaka iki kwiriba. Ufite mangahe? Ufite mangahe?
nukuri kw'Imana maze iminsi ngahe nari ngiye kushaka ukuntu nshiramo nuza application ya TikTok kuri phone yanjye none nayo papa yayinyambuye uhamba barukandanyira ngo ukase kwa Yohana ukongera ugakata hepfo yo kwa nuza niba ari kwande niba ari kwa Dafaza niba kwa Specioza ntago mbizi ariko ahantu hari iriba kandi ngo amazi ngiye kuvoma ngo nze nkunde na mesi utumye nkupa umuntu wanje nzi ngugiye kumbwira ibintu byunguka kumbe ni ibintu ngo by'amazi amazi ngiye base wakamukanda he cyano tugende he se cyano tugende utumye yikupa ubuse urabona ndi gongeye kumenya nyura hano nyura hano none se ko nari mazi wanya ngende aha nibwo bwa mbere nari magiye bari bambwe ngo kwa Yohana sandi kwa Yohana ndabizi se papa ni kinyugunyugu none se aya niyo mazi ngiye ngo mbone hano kugurishura rishyura uzamuka ugenda nese ubundi bwishyura nga ntabwo bindeba oya tureke kube amazi aya nese ubu amazi ameze gutya niyo turi bwishyure voma twigendere tuvome aho kumva hari niza nicara uyicaye hari akantu nungutse noneho arambwiye ngo ninjye njye kuvoma urumva nari ndi gushaka TikTok nahita nagushyira no kuri TV TikTok kibazo nuko telefone yanjye papa yayisigaranye yayinyambuye ndaba ngo bayingiye 30 gusa byonyine nose ko amafaranga ari kuri telefone ndayaguha gute se kereka tujyana mu rugo uravoma uravoma uzamuke utukanda akanyenyeri kakandi ko mu ijuru kwa Yesu urakanda akanyenyeri ko kuri telefone nawe kazi kakandi kari kameze gutya gasibanze kakandi mwarimu twigishe mu wa mbere tukimara gucutira ngo tuberame noneho imete gusa kuri TikTok ifoto byonyine utuma utari Bruce Melody none se Bruce Melody uriya nawe n'umusitari hajya Bruce Melody n'umusitari umutabaho nose bona nkanye nkandaye nakamamara nka Bruce Melody ukaraguze imodoka oya se kandi yahiye 30 byonyine kundi zanditseho Samsung reba umeze ngwiki wahita ubicamo nose telefone ya Samsung nayifata gute ni neza nta kibazo iyo 30 byonyine reka mvoma tuzamu no kujya nigwa mva makano mbwiye ngugiye kuba tikitoki y'ibihumbi 30 byonyine jengeye kuzamuka papa nashaka nivumbagura nakari kira kinyugunyugo ngo ni papa avuze kubyimba ubundi abanyambazi yararindagiye ndagusha kuri TikTok umunsi wa you be mumu you think say they wise ngo ninjye kuvoma muri gihoro uvoma gute ubundi umuntu ungana ariko umuntu mu musaza umuntu agejejwe gwamutuma kuvoma ufata amajerekani ngo niriwe ni ngomba hagatanya amajerekani ni no mpamvu nazanye uruhara Ntega amatwi kugira ngo nume satani. Reka mbwire satani. Reka mbwire ntabwo nakikongera kujya wawe wowe uzane telefone iriho amafaranga tikito genda ndabandi hano kujyana izera kuri buza bunsigeze mufite nose kuzitwaye ndabaza genda ngo cyangwa tuye ko zigukwiye ni ukugira ngo uze last man uwanze ukana nk'igitera last man wikana nk'igitera okay ntuharenge ndaje niyo ntuharenge ndangiye kuzana telefone ukiremo tikitoki papa none se nta kindi kintu uri bumbaze intete zanjye uri buzimbe na tikitoki uri tume na tikitoki sawa rekanze Allah
pa payiwe Tayiwe gakwese tayiwe. Gakubitwa ngo amazi nako ndayazanye niko bamubwira pa amazi nari nyazanye ari hehe nyine ubwo. genda ujye mu nzu ahubwo mubwire umva se Ubundi si igihe wagiye nisanga. Dushime ko yazanye wagiye sanga. sangahe none se ubwo mubwo oya amazi arimo nta kibazo Cyane ubundi cyane. amazi arimo pa buretse Ayiwe ndango no yanyereke ngwino yanyereke sha. Ndana kubonye umuntu arigiki nahiriwe. Utajya ngo ninya ukinisha. ono nagiye kera ku busimusi none harandi batabwo mama dahari akundi mama yanzanaga ahangaha njyanayo ubundi yangumisha kwa papa mukuru Amazi ari he? amazi pa abantu ya telefone Bazana amazi hano telefone se ni nose wambwiye ngo ninzana amazi mbaze mesi no mye nabwo nzanye basi zana amazi hano. Kamaye kandi basi nyine nze gusukamo Zana amazi amazi niyo mubaje uranyumva. amazi ari mu ijerekani Navuga ngo ntugaterana amagambo nanjye. Ntugaterana amagambo nanjye buri gihe nibyo nkubwira. Zana amazi uvuye kuvuga. amazi ari mu ijerekani Yanderekera hazana amazi. Dore basingi yacu. Amazi ari. amazi ari mu Zana ijerekani amazi musukiremo amazi ntabwo none se ko njye uvuye kwavoma wambaye nkayasuka ubundi urwaye iki? Urwaye iki? ngwaye mu mutwe Wagiye sangahe? Wagiye sangahe? sangahe isaha ntabwo nziza Zana amazi ntabwo ibindi tuba tubivuga. Zana amazi. amazi Kandi buriya wari umwe ngo nsukemo amazi mu ubundi ibara ndaheruka gukubitwa ndakumva. ugize ngo iki Ntabwo